ngo bamwe bagiye gutakira Uwiteka. Imana itunguye abantu benshi mu buryo mutabitekerezaga. Imana irabatunguye pe. Imana irabatunguye we. Imana irabatunguye mu buryo mutabitekerezaga. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo shyira impanda ku kanwa. Imana yo mu ijuru ibateje ibyago n'amakuba. Abenshi mugiye kubabazwa umubabaro mutigeze mutekereza ko ushobora kubabaho. Kugira ngo navaho nibagirwa abahanuzi bagiye bamwe burira indege bakajya hanze, abandi bagahamagarwa mukagirirwa icyizere bakagira ngo muri abantu b'Imana. Mugasenya ingo zabenshi muvuga ngo Imana yavuze ngo umugabo muri kumwe su wawe, ngo umugore muri kumwe su wawe. Mugateza abana kuba imfubyi abavyeyi bahari. Uwiteka bamanuriye inkota, ibyago n'amakuba bimanukiye abahanuzi. Yemwe bahanuzi mwatumwe, mwarangiza mukajya mu midugudu, mukagenda hirya no hino no mu bindi bihugu mwagera mugasambanirayo. Nk'uko Imana yitegereje Dawidi asambanya muka Uriya, n'ukuri akicisha Uriya. Icyo ngicyo Imana ikabyitegereza. Ni nako Uwiteka yababonye mu bizira byinshi bitandukanye, harimo n'abasambanye n'amatungo, abahanuza, abavuga butumwa, abahanzi ku giti cyabo. Nuko Uwiteka arambwira ngo kababwira yuko ntacyo bazaba, ko Imana rwose ngo itica. Harya Sodomo yabarimbuye ibahora iki? Ntabwo bari abantu. Ku bwa Nowa Imana yarimbuye abantu ibahora iki? Ko Imana itica. Imana turavuga ngo twese turabizi ko Imana yica kandi ikanakiza, ikura ikuzimu igashyira hejuru. Imana yo mu ijuru iteye ubwoba. Yemwe bantu mudahindira umushyitsi Uwiteka, ndabwira abahanuzi. Yemwe bantu mujya muhanura mukarungamo n'ibindi kugira ngo mubone indamu. Hari n'abubatsemo amazu, abandi baguzemo amamodoka, ibipangu reka data imiturirwa, abashinze isengero. Ngabonera aka kantu kuri ubu buhanuzi. Imana irambwira ngo kubwo buhanuzi ngo mbamenyeshe yuko nukuri izo modoka Imana irururutse zose zigiye Reka tubifurize kugubwa neza inshuti bakunze ibiryo kuri TV. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikiye. Ari abantu bose mudukurikira muri mu Rwanda, abari muri East Africa, abari mu bihugu bitandukanye biri ku mugabane wa Afrika, ndetse n'abadukurikira bari mu bihugu byo mu Burayi, abadukurikira bari muri Amerika, muri Canada, ndetse no muri Amerika, United States, n'abadukurikira mwese muri Aziya. Reka tubifurize kugubwa neza, tubifurize kugira ubuzima bwiza buzira umuze. N'abadukurikira bari muri Australia ndetse no muri Aziya, ubu n'amahoro biva ku Uwiteka Imana isumba byose nibikomeze kubana namwe, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubarinda aho muri hirya no hino mushakisha ubuzima mu mirimo myinshi bitandukanye mukora. Reka mbifurize kugira amahoro, ndetse mbifurize kugira ubuzima bwiza buzira indwara, buzira ibizazane byose duhura nabyo muri iyi si, kugira ngo mubashe gukurikira neza ijambo ry'Imana nkuko musanzwe bimenyereye kuri channel yacu iryo kuri TV. Umwana rero ndeka mbinginge hanyuma kugira ngo mufate umwanya wanyu uhagije kugira ngo mwumve ubuhanuzi bw'umukozi w'Imana Riziki Chantal. Hanyuma Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubarinda. Umwanya no wanyu. Imana yo mu ijuru ibateje ibyago n'amakuba. Abenshi mugiye kubabazwa umubabaro mutigeze mutekereza ko ushobora kubabaho. Kugira ngo navaho nibagirwa abahanuzi bagiye bamwe burira indege bakajya hanze, abandi bagahamagarwa mukagirirwa icyizere bakagira ngo muri abantu b'Imana.
mugasenya ingo za benshi muvuga ngo Imana yavuze ngo umugabo muri kumwe si uwawe ngo umugore muri kumwe si uwawe, mugateza abana kuba imfubyi ababyeyi bahari. Uwiteka bamanuriye inkota, ibyago n'amakuba bimanukiye abahanuzi. Yemwe bahanuzi mwatumwe, mwarangiza mukajya mu midugudu mukagenda hirya no hino no mu bindi bihugu, mwagera mugasambanirayo nk'uko Imana yitegereje Dawidi asambanya muka Uriya, ni ukuri akicisha Uriya. Icyo ngicyo Imana ikabyitegereza, ni nako Uwiteka yababonye mu bizira byinshi bitandukanye, harimo n'abasambanye n'amatungo, abahanuza, abavugabutumwa, abahanzi ku giti cyabo. Nuko Uwiteka arambwira ngo abahaye uburozi bwitwa aposto, kuko mwakoze mu jisho ry'Uwiteka, ntimwavuga ibyo Imana ishaka, mukemeza abantu ko ari amahoro. Inkozi z'ibibi zose abambara ubusa, abanitse amabere bose, mukababwira yuko ntacyo bazaba, ko Imana rwose ngo itica. Harya Sodomo yabarimbuye ibahora iki? Ntabwo bari abantu. Ku bwa Nowa Imana yarimbuye abantu ibahora iki? Ko Imana itica. Imana turavuga ngo twese turabizi ko Imana yica kandi ikanakiza, ikura ikuzimu igashyira hejuru. Imana yo mu ijuru iteye ubwoba. Yemwe bantu mudahindira umushyitsi Uwiteka, ndabwira abahanuzi, yemwe bantu mujya muhanura mukarungamo n'ibindi kugira ngo mubone indamu. Hari n'abubatsemo amazu, abandi baguzemo amamodoka, ibipangu reka dati imiturirwa, abashinze isengero. Ngabonera aka kantu kuri ubu buhanuzi. Imana irambwira ngo kubu buhanuzi ngo mbamenyeshe yuko ni ukuri izo modoka Imana irururutse zose zigiye gutwikwa, ibyago bigiye kubazira. Marayika murimbo zamanutse, hari abamarayika boherejwe kurwanya. Ni ukuri kubw'uburakari Imana ifite bw'inkazi, umujinya ukaze cyane, yibasiriye icyitwa abahanuzi. Ese ubwo Imana nihana abahanuzi? Yemwe barozi muri kuroga abantu mwabamaze, yemwe barozi, si ubwo mwebwe murabahora? Sebwo mwebwe muratuza? Yemwe bapfumu n'abakonikoni, aho muragira ngo kubw'ibigirwamana mubitse Uwiteka arabareka? Niba agiye kwicira abahanuzi, mwebwe azabagenza ate? Yemwe batinganyi muragenzwa mute? Niba Uwiteka yibasiriye abahanuzi, mwebwe birabagendekera biti? Nikomereze ijambo ry'umuzabibu ndarigarukaho, nkomeze kuri ubu butumwa kugira ngo ntavaho mbwibagirwa. Ku gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ibice 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 aravuga ngo shyira impanda mu kanwa, azaza nk'igisiga agwira urusengero rw'Uwiteka, kuko bishe isezerano ryanjye bakica amategeko yanjye. Bazanakira bati Mana yacu, twebwe Abisiraheli, twebwe abarokore turakuzi. Isiraheli yataye ibyiza, nawe umwanzi azamuhiga. Bimitse abami ntabitegetse, bishyiriraho ibikomangoma ntabizi. Biremeye ibigirwamana mu ifeza yabo n'izahabu yabo, bituma bacibwa. Amen. Shyira impanda mu kanwa, azaza nk'igisiga agwira urusengero rw'Uwiteka. Ngo bamwe bagiye gutakira Uwiteka, agiye kuza nk'igisiga. Imana itunguye abantu benshi mu buryo mutabitekerezaga. Imana irabatunguye pe, Imana irabatunguye we, Imana irabatunguye mu buryo mutabitekerezaga. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo shyira impanda ku kanwa, aje nk'igisiga. Kuko kukuza nk'igisiga makagwira urusengero, Imana yambwiye yuko isengero zigiye gukingwa ndetse zikazazamo umusaka, intagangurirwa zikarikamo. Imana yambwiye ko igiye gusenya isengero zimwe, inyinshi zizasenywa. Kandi ngo isenya isengero zitwaga ngo icyitegererezo, izo abantu babonaga ko ari nziza, Imana izihereyeho nazo zihuye n'akaga. Imana ikuye akajagari
kubiyitirirwa nyamara atariyo basenga ahubwo ari ibindi bari gusenga. Ngo bimitse abatambyi kandi atari Imana ibimitse, nicyo gitumye bacibwa. Yemwe bantu mwese mwahawe uyu murimo w'ubutambyi atari Uwiteka wabashyizeho, mwese muragiye. Imana ibakuyeho, dore irabakukumbye, mwese muragiye, irabakubuye, muragiye.